Amakuru acukumbuye, ubuhanga, documentary, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Siporo sinakubwira byose ni kuri Savvy Official 2. Nongeye kubasubiza mwebwe rero mukurikiye kandi nanone muteza amatwi YouTube channel Savvy Official 2. Nkuko nababwiye rero ngiye kubereka uko noneho wafata ifoto y'umuntu ukaba ikoresha iri kuvuga amagambo yavuzwe n'undi muntu, cyangwa se wowe ukavuga amagambo warangiza ugatushyiraho umuntu ari uri kuvuga ayo magambo, ugasanga nyine umuntu ari kuvuga amagambo kandi atari we mu by'ukuri. Ugafata wenda nka Diamond Platnumz naraye mbibiretse nimugoroba akavuga amagambo ariko mu by'ukuri ari we wayavuze. Ni urugero tugiye gutangira mbibereke. Uraza muri telefone yawe ukaza ukajya kuri Play Store ukadownloadinga application yitwa Vribo AI. Ubwo njye ndayifite rero uko nayo downloadinze, dore ni iyi ngiyi yanga iyinkozeho ukayireka igafunguka. Ubwo nyine urategereza igafunguka, muri yanga nyine ubwo gutegereza igafunguka. Yamara gufunguka urayibona, haba hari uburyo bwa Pro urabona hejuru, hakaza n'uburyo nyine bwa free. Uhita uza ugakora aha ngaha noneho handitse ngo upload photo. Imaze gukora upload photo, uraza ugafata ifoto ushaka noneho ukayishyiramo. Urugero ngewe wenda reka mfate wenda ni urugero Nsabi, ni urugero kamfate Nsabi. Ugategereza rero iyo imaze gufunguka uhita uza noneho, urabona ifoto nayifashe, ukaza hano handitse ngo record audio English. Noneho ngiye nkakora aha ngaha, ngiye nkavuga. Ubwo nuvuga ngo ngenda ndategereza ari amagambo. Noneho ni njyewe yavuze, mwabibonye ni njyewe yavugaga. Reka turebe noneho uko bigenda. Ubonye ko amagambo ni njyewe yavuze, nashyizemo ifoto ye, ibyo nagiye ngo byo nabiberetse, amagambo ni njyewe yavuze. Reka uploading audio noneho ibe yaje. Ubwo twakoze generate, ukora natse generate video, ubwo twayigeneratinze, turategereza. Biratinda ariko murihangana nyine, murihangana dutegeze turebe. Murihangana iracyakomeje. Upload successful. Noneho ubwo imaze kuba yagenda gutya, ubwo urabona noneho ifoto irimo. Reba audio Davis record hano amande ya Kaboro Kabux Kadjet. Nzi ngo none handitse ngo generate videos. Uko handitse generate videos, ugategereza ibiri kwigenera. Noneho hanga nyine ubwo exporting videos, urumva nyine nimwe yoherezamo video. Niyo ngo iri gufata no ya foto yanjye, ubungu ikintu iri gukora igafata na ya magambo navuze ikabihuza. Noneho urya n'itsabura babivuze. Murihangana tegereze, dore ijambo ryo murabizi ko no kuri CapCut niko bigenda. Aha ngaha muri karangira, iyi niyo stage ya nyuma dusigaje.
noneho wenda avuga ati nsabi amakuru yawe bimeze bite, wowe warabuze ibintu byinshi cyane kuko Nyagasani wubahe. Ayo magambo ubwo nibyo yavuze. Okay, murabibona rero aya magambo nayavuze cyagiye ubwo nari ndi kugenerate maze gushyiramo ifoto. Urabona nashyizemo ifoto ndikodinze mvuga amagambo navuze ndi kurikodinga yose. Urabona niyo ajemo nsaba ari kuvuga, nkahita nkora hano handitse ngo save to album. Ubwo nyine iyi saving muri album yanjye ngakora kuri save. Urabona noneho irimo iri downloading. Okay, noneho ubu video yacu yarangiye, irimo muri album, ubu yagezemo. Ubu noneho dushaka reka ngende nyibereke noneho ubundi videos yacu ibirarangiye. Ubwo haraba hasigaye kubereka noneho muri video ikurikiraho ndaza kubereka ese ni gute noneho wafata ifoto ukayibyinisha indirimbo. Ibintu nimba utazi kubyina ukaba wafata wenda nk'indirimbo wenda Chris Brown yabyinye, wowe ugahita ufata ifoto yawe ukayishyiramo ukaba wayigeneratinga, wowe ukabyina nk'uko Chris Brown yabyinaga. Reka manze mbereke noneho ibyo tumaze gukora twebwe. Ubwo twarangije gukora ibyo dukora, tukaza muri rica video yacu ahangaha, dore ngiyi ngakoraho noneho twahita twica kugira twumve kuko ese ibyageze mukareka twumve. Aho nibyo vuga wenda avuga ati nsabi amakuru yawe bimeze bite, wowe warabuze ibintu byinshi cyane kuko Nyagasani wubahe. Ayo magambo ubwo nibyo yavuze.